igihe cyose urabaye inama nkuru ya kiliziya hari gurupe y'abantu siritu abakonservateur bavuga bati ibi bintu ntabwo tubyemeye. Umusenyeri Marcel Lefebvre yari afite gurupe, bamaze inama ya Vatikani ya kabiri irangiye, hari gurupe yavuze twebwe ibi bintu ntago tubyemera. Wenda icya kabiri cyari cyo bita ngo ni aggiornamento, kuvugurura kiliziya ku buryo ihura n'ibihe bya none, ku buryo uvuga ikintu umuntu akumva icyo uri kuvuga, kuko nk'uko mubizi. Noneho rero iyi fraternite ya Piyo wa cumi mu by'ukuri mwizi ntego uko ari eshatu, iyo batavugaho rumwe na kiliziya cyane cyane ni iyi ngiyi bita ngo aggiornamento, kuvuga ngo kuvugurura kiliziya ku buryo ihura n'ibihe bya none. bano tuvuge ko ubwo habayeho shizime mu kanya muri titire nze gushyiraho ko habaye shizime noneho inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, bakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu, abari mu Rwanda n'abari muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Birakomeje, ni Catholic Church Entertainment. Uyu munsi ndi kumwe na padiri mukunda cyane, Padiri Abdoni Rwandekwe, wihuguye waminuje cyane iby'amateka ya Kiliziya, na Padiri Gatete Jean Pierre, wayoboraga ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho, akaba nawe yaraminuje ibijyanye na Bikira Mariya. Ariko ikiduhurije hano no munsi, abakurikira amakuru buri munsi ku mbuga nkoranyambaga mwabonye ko hari ibintu biri gucaracara, bishobora kuba bica amarenga ya shizime cyangwa gucikamo kwa Kiliziya. Nimbivuga nabi padiri araza kunkosora. Bari kuvuga ko icyitwa ngo Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, mwabonye ko uno munsi bimitse abepiskopi 4 kandi batabiherewe uburenganzira na papa. Kubera ko turi kumwe na Padiri Abdoni Rwandekwe wize amateka ya Kiliziya, rero arabidufashamo cyane, atubwira icyo bisobanuye n'ingaruka bigiye kugera kuri Kiliziya Gatolika hagiye gukurikiraho iki. Reka rero tubahe umwanya babanze badusuhuze, undi twinjire mu kiganiro. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane Emi Pro, murakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuganirize abakunzi ndetse n'abakirisitu muri rusange. Njye nk'uko babizi nitwa Padiri Abdoni Rwandekwe, nkaba ndi umupadiri w'umuyezuwiti, nkaba njye nganira ku mateka ya Kiliziya cyane cyane kuri Radio Maria, ndetse nawe mitweze kuganira. Uyu munsi rero tukaba duhurijwe hano no kugira icyo tuvuga kuri bino bintu biri kubera Ekone mu Busuwisi. Ndumva ari icyo navuga. Yego, urakoze, twari tugukumbuye. Abantu bari barambwiye ngo nzongere ngusabe ko wagaruka, ariko ubushize wari uri mu masomo, uri kwitegura ibintu bya defense. Twahubwo niyo nababwiye ngo tugusengere kugira ngo uzabitsinde, menya warabitsinze. Narabitsinze, mwarakoze kunsengera. Yego. Padiri Gatete nawe umwanya nuwe. Murakoze cyane Emi Pro ndetse n'abakunzi badukurikiranye, abo dusanzwe tuganira. Nyine nitwa Padiri Gatete Jean Pierre, nkaba ndi mu butumwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Padiri Abdoni hari ukuntu atubwiye ko yize iby'amateka ya Kiliziya, wowe kugira ngo nawe abantu bakumenye neza. Ejo bundi warancitse, twakoranye ikiganiro ntiwabimbwira ibyo wize. Yego, nanjye yenda naho wakoreye ubutumwa ntago watubwiye, kuko Padiri Abdoni we impamvu nanze kubimbaza ubushize twarabivuze rwose, ambwira naho yize Gardienne hose yarahambwiye. wenda ikiganiro ntabwo kiri buze kungarukaho cyane ku bijyanye n'amateka byo nize naho nize, gusa aho mperukiye mu butumwa nari ndi Kibeho, narabivuze. Namaze imyaka igera kuri 5 ndi gukora ubutumwa i Kibeho, nkunda umubyeyi Bikira Mariya kandi nkaba numva nanamurwanira. Yego, ubwo ngubwo abadukurikiye barishimye, turabasuhuje. Ariko twibagiwe gusenga. Barambwiye ngo ninzayangane n'abapadiri bajye babanza badushyira imbere y'Imana. Padiri Abdo, dushyira imbere y'Imana.
Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Nyagasani Imana yacu, tuje imbere yawe muri kano kanya kugira ngo tuvuge kiliziya yawe, tugira ngo tuvuge n'abantu bayirimo, natwe twivuge dutekereza uko kiliziya yabayeho ndetse n'ahazaza hayo. Turagusaba ngo rero uduhe ubwenge bwawe kugira ngo tubashe kugira icyo tuvuga gifite akamaro, kigafitiye abakirisitu ndetse na kiliziya muri rusange. Muri kano kanya rero uha umugisha ibyo tugiye kuvuga byose, uha umugisha abatwumva, ndetse uha umugisha Emipro ukora buno butumwa akoresheje buno buryo bushyashya bugezweho bwa murandasi. Dusengeye kandi na bano bantu bo muri Fraternité Saint-Pédis bafashe icyemezo cyo kwivana muri kiliziya ku nshuro ya kabiri, tubasabira ngo aho bari hose bazakomeze kwibuka yuko kiliziya ari umubyeyi kandi amaboko yayo ahora abategereje arambuye kugira ngo abahobere. Dusabye ubumwe bw'abana b'Imana aho bava bakagera. Dawe uri mu ijuru, Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere Ugere hose, hose, ibyo ushaka ushaka gikorwe gikorwe munsi, munsi nk'uko gikorwa mu gikorwa mu mu ijuru. ijuru, ifunguro Ifunguro ritungurire ritungurire none tukaba tubabarire ibicumuro byacu, byacu byacu nk'uko natwe nk'uko twari natwe abaducumuye, abaducumuyeho ntuduterane ntuduterane tworoshye, kutwishyira ahubwo ahubwo dukize icyaha icyago. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Eh, murakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Yenda dutangiranye na Padiri Abdon. Hari ubushakashatsi butoneye nakoze mbona ko Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis yavutse kubera ko ngo cyitwa Vatikani ya kabiri ngo hari ibyo cyashyizeho ngo bibangamiye umwimerere wa kiliziya cyangwa tradisiyo ya kiliziya, nk'uko Yezu yayishinze ngo n'intumwa uko zari zarayisetinze. Turagira ngo Padiri Abdoni nk'umuntu wize iby'amateka ya kiliziya adusobanurira ubundi Concile Vatican II n'iki yari igamije, iki yabayeho ryari, yabayeho kubera iki, n'iki yari ije gukemura. Murakoze cyane Emipro. Mu by'ukuri Concile Vatican ya kabiri ni inama nkuru ya kiliziya ya kabiri, ikaba ari inama ya 21 ya kiliziya yose uko tuyizi. Hagiye haba inama nyinshi zitandukanye mu mateka ya kiliziya, ariko izikomeye zihuza kiliziya yose iyi ikaba ari iya 21, kuko izindi ziba ari inama z'amadiyoseze cyangwa se amaregion ndetse n'amaprovinsi yo muri kiliziya. Tugiye wenda mu mateka, inama ya mbere nubwo igitabarwa kuko bavuga ko ari inama yateguraga izindi, ni inama nkuru ya kiliziya yabereye i Yerusalemu, dusanga mu byakozwe n'intumwa. Iyo nama yarateranye, ariko igihe cyose habaye inama nkuru ya kiliziya haba hari risike y'uko hari gurupe y'abantu yanga kugendana n'umurongo inama ifashe. Icyo gihe mu nama nkuru ya Yerusalemu hari gurupe y'abayahudi banze bakavuga ati ibyo bintu mwemeje twebwe ntabwo twabyemera, niba umuntu ashaka kuba umukristu agomba kubanza gukurikiza amategeko ya Musa. Twebwe rero niba ibyo bitagiyeho natwe tuvuyemo, kuko inama ya Yerusalemu yari yavuze iti nta mpamvu, niba umuntu abatijwe birahagije, si ngombwa ngo ufate umugereki umubwire ko agomba gukurikiza amategeko ya Musa kugira ngo yitwe umukristo. Niba yemeye kubatizwa akakira Nyagasani nk'umucunguzi we, ibyo birahagije. Ubwo amategeko ya Musa, Padi utwibukije amategeko ya Musa ubwo nayahe? Amategeko ya Musa wenda nk'iryo bavugaho cyane n'ibintu bita kugenwa, kwisiramura ko tubyita mu Kinyarwanda simbizi, ni rimwe mu yavuga ati umuntu w'umuyahudi agomba kugenwa, kuko abandi bantu batari abayahudi bari barimo benshi batagenywe. Urwo ni urugero nari nguhaye. Amategeko ya Musa cyane cyane yari ay'abayahudi. Noneho rero iyo gurupe yaragiye ivamo, ariko mu mateka iyo gurupe yaragiye burundu, yaradisiparishije, none ikibaho. Donc iriya gurupe bemeye ibyemezo byayo nibo bakomeje kwitwa kiliziya. Iyo gurupe yitwaga ngo iki? Iyo gurupe nta zindi ifite, ni abayahudi b'abakonservateur banze gukurikira umujyo w'intumwa, ariko abenshi
wenda ku mpamvu zindi twazavuga ikindi gihe mu mateka ya kiliziya baradisiparisheje kubera ko avec le temps baragenda bakavaho bakagenda burundu. Noneho rero na Vatikani ya kabiri nayo kimwe n'izindi nama zabayeho nka konsili ya Niseya ya mbere, hari abantu bitwa abantu bakurikiyeho bita Ariyusi bava mu kiliziya gatolika baramukurikira, ariko nabo abenshi ntago bakomeje kubaho nyuma y'amasiyekire nk'abiri kubera ko benshi babaga muri Amerika, muri Afurika y'Amajyaruguru, abayisilamu baje barabatwara ntibakibaho mu by'ukuri nabo, nubwo ibitekerezo byo bitajya bipfa, jya kumva umuntu umwe babiri barabivuze, ariko nka muvoma bararangiye. Igihe cyose uri habaye inama nkuru ya kiliziya hari gurupe y'abantu siritu abakonservateur bavuga bati ibi bintu ntabwo tubyemeye. Noneho rero no mu nama ya kabiri ya Vatikani niko byagenze. Umusenyeri Marcel Lefebvre yari afite gurupe, bamaze inama ya kabiri ya Vatikani ya kabiri irangiye, hari gurupe yavuze twebwe ibi bintu ntago tubyemera. Wenda ndaza kubigarukaho ndi gusobanura icyo iyo nama yari igamije. Ubwo rero Vatikani ya kabiri ni inama nkuru ya kiliziya yabaye hagati y'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatanu. Ikaba yarabereye Vatikani, ikaba yaratumijwe na Papa Yohani wa 23, ariko aza gupfa itarangiye, noneho iza gusozwa na Papa Paulo wa gatandatu. Na wambajije uti se ni ibihe bibazo yari ije gukemura? Mu by'ukuri iyi iri mu nama nkeya za kiliziya twagize zabayeho nta kibazo kidasanzwe zije gukemura, ahubwo yari ije kugira ngo abantu bisuzume nka kiliziya, kugira ngo kiliziya irebe uko ihagaze mu isi, ndetse n'uburyo bufatika babasha kugera ku bakristo benshi. Ahangaha icyo ushaka kuvuga ni iki? Urabona nka konsili ya 30, inama nkuru ya kiliziya ya 30 yabaye mu kinyejana cya 16, yaje gusubiza ikibazo cy'abaprotesta cyari cyavutse. Bakavuga ati se turagisubiza gute, ni gute twongera kugarura ordre muri kiliziya? Ariko mu kinyejana cya 20 iyi nama iba nta kintu gikomeye cyari gihari cyabaye, gusa hari ibitekerezo byinshi bitambuka, ariko nta crise mu by'ukuri majeure yari ihari wavuga nk'uko crise protestante yari yaje igahungabanya ubumwe bw'abakristo mu burengerazuba bw'isi. Iyi nama rero nta kintu gikomeye yari ije gukemura, ahubwo bwari uburyo nk'abakristo bwo kongera kwireba tukisuzuma. Ibi ngibi ni byo Papa Yohana wa 23 yabwiye abasenyeri n'abakaridinali ati jyewe ndi gusenga narebye nsanga kiliziya tugomba kwisuzuma, tugafungura amadirishya hakongera hakinjiramo akayaga gatuma abantu bahumeka neza kuruta kumera nk'uhumekera ahantu hafunze hatari umwuka uhagije. Noneho Papa Yohana wa 23 iyi nama ayitangiza yayihaye intego eshatu. Intego ya mbere ibyo bita mu gifaransa ngo ni ressourcement, gusubira ku isoko y'ukwemera, twongere twirebe twisuzume, turebe aho twaba twaratanye mu nzira yacu y'urugendo rwa kiliziya rw'imyaka 1900 yari ishize, twongere dusubire ku isoko y'ukwemera. Icya kabiri cyari cyo bita ngo ni aggiornamento, kuvugurura kiliziya ku buryo ihura n'ibihe bya none, ku buryo uvuga ikintu umuntu akumva icyo uri kuvuga. Kuko nk'uko mubizi indimi, imico byose bigira gutya bigahinduka, ukageraho ukavuga ikintu abantu bumve n'ibyo uri kuvuga. Yagira ngo rero barebe ururimi bashaka kuvuga ku buryo abantu babasha kumva ibyo kiliziya ivuga kandi ikora. Noneho rero icya gatatu, intego ya gatatu yari renouvellement pastoral, ni ukuvuga ngo ivugurura ry'imirimo y'ubushumba muri kiliziya. N'izo ntego eshatu zose rero konsile, iyi nama nkuru ya kiliziya ni ibi baganiriyeho imyaka 4, kuvuga ngo 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. Barangije irangiye itanga imyanzuro ikubiye mu bitabo 16, harimo ibitabo 4 binini bikomeye, amadekiri 9 n'ibindi bitabo 3 umuntu yakwita nk'amatangazo. Noneho rero iyi fraternite ya Pio wa 10 mu by'ukuri mwizi ntego uko ari eshatu, iyo batavugaho rumwe na kiliziya cyane cyane ni iyi ngiyi bita ngo aggiornamento, kuvuga ngo kuvugurura kiliziya ku buryo ihura n'ibihe bya none. Kijyanye no gusubira ku isoko mu by'ukuri nta kibazo bakigizeho cyane,
ndetse n'ikijyanye n'ivugurura ry'imirimo y'ubushumba nabyo nta kibazo bakigizeho cyane. Niyo mpamvu padi ntaguciye mu ijambo nabonye muri seremoni ya none. Ndibuka ko hari ibintu bijya batubwira ngo papa Yohani Paul wa kabiri yavuze ngo mizike liturgique igomba kujyana n'ibihe tugezemo n'imico. Bo bari bafunze umutwe baguma ntibigeze bashyiramo indirimbo y'ingoma cyangwa iby'amashyi n'ibiki, baguma muri bya bindi bya kera ndetse banikiratini. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi mwiza ukoresha turese urusoma nta kiba atwaye, gusubira ku isoko barabyemera nk'uko Kiliziya yabikoze, ivugurura ry'imirimo y'ubushumba barabyemera, ariko iki kintu cyo kuvugurura kiza ku buryo uhura n'ibihe bya none nicyo mu by'ukuri badakunda. Iri jambo rero ryo kuvugurura Kiliziya kugira ngo ijyane n'ibihe bya none bo barifata nk'aho Kiliziya aha ngaha yatannye, bakavuga ko ibi bintu byateje Kiliziya ibyago bikomeye, birimo gufungurira Kiliziya ku isi ya none mu buryo bukabije, cyane cyane mu bijyanye n'ibitekerezo bya filozofiya na teolojiya n'idini ndetse n'imico. Bavuga ati mwararetse twatwawe n'iby'isi. Barongera bati guhindura vuba cyane uburyo ukwemera kugaragazwa ku isi, ikintu bita relativisme. Bavuga ati mwakontribuye gutuma abantu bafata ibintu nk'ibisanzwe kandi bidasanzwe. Noneho ndetse rimwe na rimwe bo bakabifata nk'aho Kiliziya yaciye ukubiri no gukomeza inyigisho za kera mu buryo bwo gusobanura ukuri kwa Kiliziya Gatolika. Aha rero mu buryo bufatika ino Fraternité Saint-Pie ivuga ko amwe mu mahitamo yaje nyuma ya Vatikani ya kabiri yaba yaragejeje kugabanya imbaraga z'ururimi rwa gakondo rw'inyigisho za Kiliziya, aricyo bavugaga Ikilatini, guha agaciro gake ukuri kwa Kiliziya Gatolika, ibyo bya relativisme, ndetse no gutuma ivugabutumwa ritagaragaza neza ukuri k'ukwemera. Donc iki ni cyo mu by'ukuri ikibazo bafite. Resurusomayo barayemera nubwo hari ibyo bavuga bati aha mwaroroheje gakeya, mwagomba gukomeza, na renouvellement pastoral nabo barayemera, iyo nta kibazo urebye iteje cyane. Dushobora kubigarukaho dufite umwanya munini, ariko urumva naho ngaho ikibazo cyabo gishingiye. Ubwo yenda mbere yuko tugera kuri Padiri Gatete tukiri aho ngaho wari kutubwira contexte, ariko oya watubwiye ko Vatikani ya kabiri nta bintu bidasanzwe yari ije gusubiza, ko ari biriya nyine bitatu, noneho hari kimwe bo batemeye. Ndi kubona iriya crise iyo ya communauté nako Fraternité Sacerdotale Saint-Pie bihuriye he na orthodoxe ko mbona bimeze nkaho ari aho bihuriye. Orthodoxe nabo barwanira ibintu byo kugumana umwimerere, identite ya kera ya Kiliziya, nabo ndi kumva kajemo. Ubwo twabihuza dute? Ntago bihuye cyane kubera ko orthodoxe bo urabona aborthodoxe ikintu cya mbere burya bapfuye na Kiliziya y'i Roma, bapfuye ururimi. Tuvuga Ikigereki, twe tukavuga Ikilatini. Barangije bapfa ibindi bintu byo guhangana by'imijyi ikomeye ya kera. Ni ukuvuga ngo abantu muri Constantinople bati nitwe dukomeye, ab'i Roma bati natwe nitwe dukomeye. Ati Petero yaje gupfira ahandi Roma kuko yashaka ko ariho Kiliziya iyoborerwa. Mwebwira abantu muri Constantinople nubwo mukize kuturusha, kuko icyo gihe bavamo bari bakize kurusha Roma, mugomba kudukukira mu bijyanye n'idini kuko nitwe tuyobora, nitwe Petero yahisemo gupfira ahangaha. Ni ukuvuga ngo hari icyo kintu cyo guhangana hagati y'imijyi ibiri ikomeye yo muri ubwami bw'abaromani, bimwe byo guhigana ubutwari. Akazamo n'ikibazo cy'ururimi kuko bamwe bari bavuze ati twe tuzakomeza Ikigereki, abandi bati Ikilatini, none hakazamo n'ibibazo bya leta. Banga icyo gihe leta yo icyo gihande cyo muri Constantinople yari bishyigikiye, ndetse ni Roma nabo bashyigikiye ibya papa. Ibi rero umuntu yavuga ko ari ibintu byoroshye, ntabwo mu by'ukuri bikomeye, kuko nubwo byabereye mu Busuwisi ari naho byari byanabereye mbere, nta leta mu by'ukuri igaragara ishyigikiye aba bantu. Ikindi ni bake pe, ni bake ugereranije n'umubare. Ntabwo ari umuntu yabihuza n'impamvu yatumye bitangira, ntabwo ari imwe. Urakoze cyane Padiri Gatete. Uyu munsi wabibonye iriya evenema wayikurikiye?
yego Eh, nabikurikiye ndabanza gushimira padiri utwinjije mu mateka. Buri ibyo yavugaga bijyanye no kuvugurura, hari ibintu bito bito wenda abakristo batajya bamenya aho byaturutse cyangwa se uko byahindutse, ariko muri uko kuvugurura hari n'urwo rurimi rw'ikilatini rwakoreshwaga, noneho hemezwa ko abantu bashobora no kuvuga no mu ndimi zabo. Iyo urebye abakecuru ba kera bazi ikilatini, barakivuga wenda ntibacyumva, ariko misa zose zabaga mu kilatini. Nibyo yavuze byo guhindura ururimi no gufasha abantu kumva imvugo ijyanye n'iki gihe. Hakabaho noneho nuko abapadiri mbere ya Vatikani ya kabiri ubundi baturaga igitambo bateye umugongo abakristo. Ubu noneho bareba abakristo. Ibyo bintu byagiye bihinduka bito bito, nibyo byagiye bituma abantu basa nk'abigumura bavuga ko kiliziya batari kuyimenya, bavuga ko yahindutse, kuko muri iyo nama n'ubundi nk'umubare mwinshi w'andi madini yatumiwe kugira ngo aze muri iyo nama, ibyo twakwita ecumenisme. Nibyo padiri yavuze, ni nko gufungura amadirishya no kukaza ukuri, tukumva ko kiliziya gatolika atari ifite ukuri konyine yo yonyine, ahubwo ari ifite ukuri kuzuye. Iyo myumvire rero yagiye navuga ngo isitaza bamwe, bumva ko batakiri kubona kiliziya uko imeze. Hakabaho noneho n'ikindi kintu mu bijyanye no kuvugurura iyogezabutumwa, habonetse abakristo bahawe, navuga ngo barayiki, bahawe umwanya mu buzima no mu mibereho ya kiliziya. Kuko mbere hari ukuntu abantu bumvaga kiliziya nk'aho ari piramide. Nyuma ya Yezu ni papa, nyuma ya papa ni abakaridinari, abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni, abandi bakaba bari aho ngaho gusa. Ariko imyumvire ya Vatikani ya kabiri yagaragaje ko kiliziya iri sirikirere, buri wese afite uruhare, buri muntu wese wabatijwe afite uruhare rwo kwamamaza inkuru nziza mu mibereho ye, mu buryo bwe, uko ari n'icyo yatorewe. Iyo myumvire yose rero niyo yagiye ituma nka Musenyeri Marcel Lefebvre asohoka cyangwa yiyomora kuri kiliziya. Ibi ngibi tubona uyu munsi bifite imvano, kuko Musenyeri Lefebvre mu 1984 ubwe yahaye ubusenyeri abasenyeri 4. Niho nyine ubuyobozi bwa Roma bwahereye bumufatira ibyemezo, kuko yari yikuye muri kiliziya. Ariko mu mwaka wa 2009 Papa Benedicto wa 16 yaje gukuraho icyo kintu twavuga excommunication, nubwo bo batagarutse muri ubwo bumwe. Akaba ari nabyo bigenda bitutumba kugera uyu munsi, kuko icyo gihe bari bafatiye ibyemezo, ari Lefebvre ari uwamufashije guha navuga ngo abo basaserdoti ubwepiskopi, abo bose bari bafatiwe ibyemezo. Ubu ngubu noneho icyo twumvise cyangwa namwe mwabonye, nivuga ngo n'ubundi habayeho ko kwitandukanya kw'iyo fraternite, kuko bahaye abepiskopi ubwepiskopi cyangwa abasaserdoti ubwepiskopi batabiherewe uruhushya, cyangwa se batari mu mujyi umwe na kiliziya y'i Roma. Ibyo rero bigatuma dufata icyo cyemezo, tubona icyo kintu nko kwigumura, aricyo wise schisme. Ariko bakavuga ko atari igikorwa cyo kwigomeka, ngo ahubwo ari igikorwa kivuye mu rukundo bafitiye kiliziya. Ibyo rero ntabwo ari byo. Ukunda kiliziya abana n'abantu, yifuza ko kiliziya yagira umurongo umwe. Nicyo kintu rero babonye, kuko n'ubundi baherutse no guha ubusaserdoti abapadiri 20 mu by'ukuri batari mu iyo kominiyo, cyangwa se badafite urwo ruhushya rwa kiliziya y'i Roma. Arakoze Padiri Gatete nawe ku interivona atubwiye, asobanuye neza ku byo Padiri Abdoni yari amaze kuvuga. Padiri Abdo, wakurikiye neza uburyo seremoni none yagenze? Bakoze ibimeze nk'uko namwe abasaserdoti ba Roma musanzwe mukora iriya seremoni, ariko mwebwe muri kuvuga ko ari akantu ka feke, kandi abantu bose babisi yose yabikurikiye bari bafite nk'abantu babakurikiye barenga 5,000. Kuki muri kuvuga ko ari akantu koroshye? Nuko ubigereranyije n'ibindi byo mu mateka yenda ko koroshye. Ariko aho ngaho nahita nkubaza,
ubundi ubwepiskopi ni iki? ubwo bo batanze n'ubwanyu bitandukaniye? emi urakoze. Mm, Mu by'ukuri icyabaye ntabwo ari cyiza, ariko nk'uko nabivugaga mu mateka twagiye tugira ibintu biremereye kuruta iki ngiki. mm, Numva nageze kubikubwira wenda kugira ngo nguhe kontekste. Ku isi yose dufite abasenyeri 5,500. Ntawe uzi umubare neza kubera ko harimo ababa bapfuye, harimo ababa bagize gute, ariko mm, hafi aho ngaho. Mu mm, basenyeri 5,500 harimo diyoseze wenda hafi 4,000, kuko haba harimo n'abasenyeri bari mu zabukuru n'abandi bameze gutyo. mm, Izo diyoseze rero urumva ntabwo wazigereranya n'abasenyeri 4 uyu munsi. Ni ukuvuga ngo hari ababuhaye muri za 80 ba Fraternité Pidis, abo bari gusaza, bari kuva mu nzira, niyo mpamvu bari no gushaka gushyiraho abandi. Nk'uko nabikubwiye ubushize, ni panike, bari gupanika. Ni ukuvuga ngo twakoze ibintu kiliziya twihorera, kuko kiliziya nk'uko nabikubwiye, kimwe mu bintu yubaha ni igihe. Umuntu akora mm. amakosa ikamuhana, akanga kwihana, ikamuhwitura, akanga kuva ku buzima, bakavuga ati oke, reka tumusengere, reka tumuhe igihe, cyangwa se nitugira imana nyine azapfa yigendere mu mahoro. Ubu rero mukamutega aba igihe ngaba bari kubona, mugategereza ko arangira mukikomereza. tugakomeza. Bari kubona rero bagiye kurangira bati, kiliziya turayizi natwe twayibayemo, iri kutura kugira ngo tujyane ibintu byacu." Bari gushaka no kontinuite, niyo mpamvu bakize abantu 4. Ubwo urumva Mm, rero, ubwo tuvuge niba babaye abasenyeri 8, harimo 4 bagiye kujya muri retirement, muri retraite, mu zabukuru. mm, 4 ku bihumbi 3,400 by'abasenyeri biri active muri kiliziya gatolika, urumva ko mu by'ukuri nta nubwo wabigereranya. mm, Noneho urumva kuba bakurikiwe n'abantu 4,000, nawe urabyumva. Sinzi mm. niba urabona aho papa yagiye abantu bamukurikira uko bangana, ariko Bari baba bari benshi, baba baba ari ari benshi. amamiliyoni, urukumva. Mm, Urumva mm, muri iyo sanze mvuga yuko mu by'ukuri atari ikintu gikomeye mm, cya cyatujegajeza cyane nubwo cyabaye, ariko mu by'ukuri bagaruye ibintu bakoze muri za 88, nibyo bongeye gukora uyu munsi. Wenda ikirenzeho kitabagaho kera ni uko uyu munsi twe dushobora kubibona, kubera ko kominikasiyo yateye imbere kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. mm, Noneho ubwepiskopi rero warumva ngo ubwepiskopi ni iki? mm, Ubwepiskopi muri kiliziya gatolika ukuntu tubwumva, ni rwo rwego rwuzuye rw'isakaramento ry'ubusaseridoti. mm, Umwepiskopi ni umusimbura w'intumwa za Yezu Kristo, akaba afite inshingano zo kwigisha ukwemera, gutagatifuza umuryango w'Imana no kuwuyobora. Ni mm, ukuvuga ngo twebwe abapadiri n'abadiyakoni turi urwego rwa mbere n'urwa kabiri rw'ubusaseridoti. Ni ukuvuga ngo mm, ubusaseridoti bugira inzego 3: hari mm, ubudiyakoni, hari mm, ibyo twita ubupadiri, twese abapadiri benshi tuhagararira kuri nivo ya kabiri. Noneho mm, hakaba n'ubusenyeri, ari bwo busaseridoti bwuzuye. mm, Umupadiri n'umudiyakoni bagira agaciro ryari? Bagira agaciro igihe bari mu bumwe na musenyeri wabo. mm. Umupadiri utagira musenyeri, ubupadiri bwe ashatse yabushyira mu mufuka akabubika, ndetse n'umudiyakoni. Eh, Kubera ko umusenyeri niwe, iyo uri muri bumwe na musenyeri, nibwo ubupadiri bwawe buba bwuzuye. Urumva rero mm, ubusenyeri bw'episkopi ni ikintu gikomeye muri kiliziya gatolika. mm, Guha episkopi rero bituma isimburana ry'intumwa rikomeza kubaho mu buryo bugaragara, kuva ku ntumwa za Yezu uko tuzizi kugeza muri iki gihe. mm, Noneho ukavuga ati se, ni irihe tandukaniro riri hagati yo gushyirwaho nk'umwepiskopi no guhabwa ubwepiskopi? mm, Urabona n'ibyo barimo. Ni ukuvuga ngo bahaye ubwepiskopi mu by'ukuri abantu batashyizweho, mm, ariko bagiye kubuhabwa. mm, Tugeze ku biganiro bwashize, Monseigneur Lefebvre aha ubwepiskopi b'abepiskopi 4, icya mbere yakoze, yabuhaye nta muntu wabanumye yuko umwepiskopi ni papa umunoma cyangwa komite yashyizeho. mm, Ikindi ni uko kugira ngo ubwepiskopi umuntu abuhabwe, hagomba abasenyeri 3. Icyo gihe mm. Monseigneur Lefebvre yari yababuze, yari yabonye undi umwe, bari 2 gusa. baba bagomba kuba ari batatu. Icyo gihe Mm, yabuze aba 2, Lefebvre n'undi umwe, babahananye, batanga ubusenyeri. Urumva rero kiliziya ivuga ati no, droit canon ivuga abasenyeri 3 ntimwababonye. mm, Uyu munsi wenda padiri aza kubitubwira neza, ntabwo nakurikiranye neza umubare, ariko wenda nibi. Donc itandukaniro riri hagati yo gushyirwaho nk'umwepiskopi no guhabwa ubwepiskopi. Gushyirwaho mm, nk'umwepiskopi ni icyemezo cya papa cyo guhitamo umuntu kugira ngo ayobore diyoseze runaka, mm, azahabwa kandi kazi runaka katari diyoseze, ariko gasaba ko umuntu ari umusenyeri. mm,
noneho guhabwa ubwepiskopi ni igikorwa cy'isakaramento gihindura umupadiri akaba umwepiskopi. Kuvuga ngo umupadiri agahabwa ubwo busaseridoti bwuzuye. ubwo muri ibyo ngibyo bibiri habayeho iki none? Hashyizweho abepiskopi cyangwa bahawe ubwepiskopi? Uyu munsi icyo mbona cyabaye mu by'ukuri, bahaye ubwepiskopi abantu bategeze bashyirwaho, kuko nta Eh, muntu muri ufite uburenganzira bwo gushyiraho umuntu. mm, Ariko niba abepiskopi batatu bababonye bakabuha abantu, ubwo bwepiskopi nibwo, kubera niba bo nabo barabuhawe neza. Ariko bahawe ubwepiskopi abantu bategeze bashyirwaho. Ni ukuvuga ngo nibyo mu gifaransa bita validite, ikintu kiri valide ariko kiri illicite. mm, Ni ukuvuga ngo bahawe ubusenyeri ariko nta muntu wigeze abashyiraho. mm, Byose bikagaruka ku cyo wavuga ngo ninde mu by'ukuri uyobora kiliziya. mm, Eh, donc urumva mu yandi magambo, gushyiraho umwepiskopi bireba ubuyobozi bwa kiliziya n'amategeko yayo. Naho guhabwa mm, ubwepiskopi bireba ni isakaramento ubwaryo. mm. Isakaramento rero ushobora kuritanga, ariko ukaritanga urihaye umuntu utabyemerewe. Utanze Bo. rero bifite ubushobozi riba riri valide, ariko riba riri illicite kubera ko warihaye umuntu utabyemerewe. N'ubu urugero Barabanza ni bakamushyiraho, umwepiskopi arabanza agashyirwaho, akajya yahabwa isakaramento. waba Yego. agashyirwaho kandi n'ubuyobozi bwite bwa kiliziya. Mm, Urugero, hari nk'ibintu bijya bubaho mu buzima busanzwe kugira ngo wumve wenda validity n'ikintu kiri illicite. mm, Urugero, nk'ubu nshobora ndi padiri, yewe nshobora ndi padiri, mm, nshobora guha abana amasakaramentu, wenda hakigwisamo akana katiteguye. mm, Bari abana benshi sinabara neza, akana kamwe nako kavuga ati bagenzi banjye bagiye guhabwa isakaramento, none ngeze ndasigarira iki? Kakaba karaje kakinjira mu murongo, nkagaha isakaramento ry'ukarisitiya. Ni ukuvuga ngo simbizi ndi padiri, ariko ndi padiri wemerewe kubiha abana. mm, Inzu yanjye ntabwo ari mbi, ariko akana kigishije icyo gihe, akana mu by'ukuri kaba kahawe isakaramento, ariko tugomba kukagarura kwiga gatigisimu. mm, Byaba na ngombwa tukazarisubiramo, mm. cyangwa se bitaba ngombwa ko Riba riri valide ariko riri irisite. illicite. Mm, Kwanga aba rero, niba bahawe ubwepiskopi n'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika bemera amategeko, ibyo bagiye guhabwa nibyo, ariko ntabwo byemewe n'amategeko. mm. Eh, wenda padiri yadufasha niba we yavuze ko yabikurikiranye, yewe Nawe. narangaye. Oya, ni ibyo Eh, ngibyo rwose yo kudusobanurira mm, kandi niko bimeze. Papa Leo wa 14 we yifuzaga ko bagaruka muri kiliziya bakareka gutana, kuko nyine abo bahaye ubwepiskopi ntabwo bigize bemerwa na kiliziya y'i Roma n'ubuyobozi bwa kiliziya. mm, Urumva icyo ntaramenya neza, ndaza gukurikirana ndebe niba babonye abasenyeri batatu daboro, kuko ubushize barababuze. mm, mm, Urabona ubushize ba bantu bane bo barudari 88, kiliziya finaloma yaje kubaha imbabazi, avuga ati okay, rero muri kiliziya turi umubyeyi kubera impuhwe z'Imana, nimuze tubakire, ahubwo tubaho ubusenyeri bwuzuye, noneho munabufate neza, tubashakire n'akazi. mm. Abubu rero niba babonye batatu, I'm not sure, ariko ni uko bimeze. N'iyo bababona byaba ari valide, ariko bitujuje amategeko. Bo, hari ikintu nasomye ngo icyo bita ngo etat de nécessité, ngo bariya ngo biriya bintu ngo babikoze ngo kubera etat de nécessité, ngo hari igihe ngo bibaho ngo muri droit kano, ubwo ndi kubaza muri droit kano bibaho ko umwepiskopi cyangwa n'uwihaye Imana n'umupadiri nkamwe ashobora gufata icyemezo kirwanya ibyo hejuru kubera etat de nécessité. Bibaho etat de nécessité. D'abord ikintu wibaza ni ukuvuga ngo etat de nécessité ni ikintu cyihutirwa. Urugero ngiye guha urugero rw'ikintu cyihutirwa. Hari ibyo numvise, ntabwo umuntu muzi, ariko nabiwe n'umuntu wo kwizerwa. Umuyezuwiti mu gihe cya communisme, mu Budage, Ubudage bwigeze kubaho buciyemo kabiri, abo iburasirazuba n'ay'uburengerazuba. Iburasirazuba bajyana n'Uburusiya, abandi bajyana n'Abanyamerika n'abandi bazungu muri West. Ise w'umuyezuwiti yari afite imyaka 19, baramufunga, bamugejeje muri gereza.
asanga ngo hari necessite yo kuvugira abantu misa, Mm. ariko ari umunovisi adafite, bumva ni umwana ufite ukwemera, yari mu novisiya ariko yari atariga ibyo abantu biga kugira ngo babe abapadiri. Mm. cyaje kuba rero nuko baje gusinikinga, baje kumufasha guhabwa ubupadiri ari mutoya gutyo kugira ngo ajye asomera misa rwishwa abanyururu bayikeneye. Mm. nyuma yaje gufungurwa, Mm. afunguwe baravuga ati ubupadiri bwawe wabuhawe n'abantu babyemera amategeko, ariko wabuhawe hari ibyo utari wakora, jya kwiga noneho, jya kwiga ari padiri. urumva iyo ni necessity. Mm. wenda ibyo ngibyo birahanitse. reka Eh, dufate urugero rworoshye. padiri ari mu misa, haje abakristu benshi, nta mugabuzi w'ukarisitiya uhari, ashobora guhamagara umwe mu bakristu akamufasha gutanga ukarisitiya, ariko ubwo bubasha muhaye bukarangirana n'icyo gikorwa. wara buri limite mu gihe runaka. yego, muri iyo necessite yabayeho, habayeho ko umuntu akenewe, ariko ubwo bubasha uhawe burangiriye muri icyo gikorwa wakoze. Mm. ubwo rero byumvikana. iriya fraternité sacerdotale CMPDC, ubwo rero urumva bakabije, kuko bimeze nk'aho muri kiliziya hari ibintu byihutirwa bikenewe cyane ku buryo borudona abantu batabyemerewe muri izo kondisiyo. urumva necessite ikintu nari ngiye kongeraho, Mm. padiri arakoze kutubwira aho koroheje ariko ntabwo kagoye kukumva. Mm. ninde muntu udetermina ko ikintu kiri necessaire? icyo nicyo birengagiza. ni ukuvuga ngo ni abagatulika ntabwo babihakana. niba uri umugatulika rero ukaba utari kominiyo na papa ndetse n'ibiro bye, urumva ko ntabwo mfite duruwa yo kudetermina ikiri necessaire muri diyoseze ya Butare ngo nuko ariho mvuka. ariko nk'uko padiri abivuze, ndi gusoma misa, iyo misa ninjye padiri uyirimo, ninjye bayihaye, iyo userebura iyo misa nshobora kudesida ikiri necessaire nkagikora. iyo pouvoir ndayifite, ariko ntabwo najya kudesida ibibera muri diyoseze ya Byumba. nta pouvoir ifite. musenyeri ni ukora ibyo bintu na biro ye ibishinzwe kumufasha. aba rero icyo birengagiza ni uko ntibashobora kudetermina ikintu kiri necessaire muri kiliziya gatolika batavuganye n'uwo abagatolika bahaye ubwo bushobozi. ako nako kagiyeho umucyo, kuko hari abantu nyine benshi babyumvaga gutyo. ko nanjye ariko nabyibazaga, ni gute umuntu ashobora kwipendekeza akavuga ati ibi bintu nyine ninde umuhaye ubwo bubasha, ati ibi bintu ni gutya bigomba kugenda, ati bari kubangama, kandi ibyo biri ari kuvuga ngo bibangamirwa atari ibye nabyo. wiwi ubwo yenda igikurikiyeho, iyo bigenze gutya hakurikiraho iki? iyo ubu hagiye gukurikiraho iki? cyangwa abandi byagiye bibaho, niba hari izindi kesi zabayeho mu gihe cya kera, hakurikiraho iki? yego, niba padiri ntabwo icyo bivugaho cyangwa yego. icya mbere cyo, kiliziya ni umubyeyi nk'uko padiri yabivuze, ihora iteka yifuza ko abana bagaruka mu rugo, abana ihora irambuye ibiganza. no kuvuga ngo excommunication, ubundi mu magambo twavuga nyayo, nta muntu ushaka ku excommunication undi, ahubwo ni nko kubyara ibyo bavuga ngo ni ukwifungira, ni ugufungirwa amasakamento na padiri mukuru. hoya, wayifungiye uva mu murongo wa kiliziya, padiri mukuru yemeza ibyo wowe wakoze. ntabwo padiri yigiza gufungira amasakamento, ahubwo wowe wayifungiye igihe wakoze ibyo kiliziya idateganya. igikurikiraho rero ni igihe cy'imbabazi, igihe cyo kuvuga ngo muze tuganire, turebe ikibazo cyabayeho, kuko n'ubundi mujya gukora ibi ngibi twarababuriye, noneho muhindure mugaruke. icyo gihe kigomba kubaho. ariko nk'uko nabivugaga, papa Leo wa 14 we avuga ko iki ngiki ari igikorwa cyo kwigumura cyangwa se cyo kwigomeka. bo bakumva ko ari igikorwa cy'urukundo bafitiye kiliziya. ari nabyo padiri yavuze, ni wowe ugomba kumenya icyo kiliziya ikeneye kurusha ubuyobozi bwa kiliziya ubwabo. ni ukuvuga ngo abo bantu, ubundi ikintu cy'ingenzi n'ubu ngubu kigomba kubaho, usibye no mu buyobozi bwa kiliziya, ni ibiganiro. ni ibiganiro, ukamenya icyatumye umuntu akora icyo yakoze, kuko iyi fraternity iri kugenda yaguka,
nk'uko nabivuze hari abapadiri 20 baherutse guhabwa ubusaserdoti. N'abo bantu bashaka kwigumura kuri kiliziya ari muri Etazini, muri Alemanye ndetse no mu Busuwisi. Ni ukuvuga ngo kiliziya ifite izo nshingano zo kureberera abana bayo nk'umubyeyi. Ibiganiro rero ni ngombwa, ibyemezo bigafatwa igihe umuntu yanze kugaruka mu murongo. Padiri Gatete akomoje ku kintu cyo kwicira urubanza no yenda kwifatira uwo mwanzuro nyine kubera ibikorwa byawe wakoze, yenda ntubishinja abandi. Ubwo hano nahita ntekereza ko bano tuvuge ko ubwo habayeho shizime mu kanya muri titire nze gushyiraho ko habaye shizime noneho njye navuga uretse kubera ko ntabwo mu by'ukuri ngiyi twavuga ko yari yabashize muri konsome, kubera yuko wenda tugomba gutegereza Roma ikagira icyo abivugaho. Roma papa nahoze nsoma ibintu ejo abandikira bavuga ati nyabuna nimusigeho, nyabuna nimugaruke. Ariko shizime iba ni urugero nk'iriya shizime y'aborthodox na kiliziya gatolika. Ni ukuvuga ngo umukaridinali bita Umberi wari uhagarariye kiliziya gatolika yanditse ibaruwa arasinye ati ndabirukanye. Papa yari yamuhaye uburenganzira bwo kubikora, yarambwira ati ndagutumye genda ungireyo nibinanirana ubavane muri kiliziya. Nabo barangira bandika ino baramwirukana. Urumva donc twarabirukanye baratwirukana. Ibiro ntago birabaho, ntago papa arasinye ikintu nk'icyo ngicyo. Niyo mpamvu umuntu atayita shize. Nabo kandi ntago baragira icyo bavuga, ntago umukuru wabo aravuga ati nanjye nexcommunier kiliziya gatolika cyangwa se kiliziya gatolika ati turabexcommunier. Ntabwo urupapuro ntago rurabaho, biracyari muri development, turacyari kubibona bizamuka, ndetse biranagwe kugira icyo umuntu abivugaho kuko ni amateka ari kwikora. Ntago aragera aho agomba kugera ku buryo abantu bayavuga nk'amateka. Numva waba uretse gushyiraho shizme kubera ko nta nyandiko cyangwa se ikintu umuntu uyobora kiliziya yagize icyo abivugaho cyo kubirukana. Ubundi ubusanzwe shizme bavuga shizme ubwo yemewe n'iki? Shizme ni iki? Yenda ukaduha n'ingero nkeya za shizme zero officiel zabaye. Ni cya gihe umuntu atandukanye, nuko ngo shizme hari ibintu byinshi bitangirira kwivumbagatanya, kuburana, ibintu nk'ibi byose kurinda ubwo iba shizme konsome, igihe abayobozi ba kiliziya biporonaje bakavuga bati turakwirukanye uragiye. Wenda tuvuge dufashe nk'iy'abaprotestant, shizme y'abaprotestant Luteri yapiburiye teze 95 aragenda zimanika kuri kiliziya muri katedrale ahantu mu Budage ati bisimbyemera ndagiye. Papa nawe aramusubiza ati ibi nibi genda. Ubwo shizme ariko abangaba nta kiraba. None nayo nkubwiye n'iriya y'aborthodox nayo umukaridinali wari uhagarariye papa yaragiye arabirukana, nabo baramwirukana. Ari byo 65 papa Paul wa gatandatu n'uwo bitaga Tenagorasi wayoboraga Orthodox baragiye baravuga ati n'ubundi babivanaho bose. Ubu excommunication bari baradoye niyo twabaye zavuyeho, ntago Orthodox mu by'ukuri ubu turi kumwe kuko nta muntu wegeze, donc iyo excommunication yavuye. Urero icyo ntago kiraba. Kizimiro ni igihe byabaye bakagenda bikemezwa. Naho ubu ngubu twavuga ko tukiri muri niveau yo kwivumbagatanya. Nibyo turi kureba. Ubwo yenda kambaze Padiri Gatete mbere yuko yenda dukomeza, ikibeho hari ibintu biherutse kwaduka gutera by'abantu byitwa abatoye nyine barwanyaga fondoma nyine y'ibyo kibeho, y'ibya kibeho by'amabonekerwa ya kibeho. Biriya ubona ntaho bihuriye n'ibi ngibi padi biri kuba. Ubwo biriya ntaho bihuriye, abatoye ntitwavuga ko ari fraternité sacerdotale urugero ngenda yo mu Rwanda, kuko nabo bari bashyizeho nabo n'inzego. Biriya ntaho bihuriye kubera ko urebye nubwo harimo abapadiri bamwe na bamwe basa nk'ababayobotse, ntabwo twabishyira ku rwego rwo ko wenda harimo n'abasenyeri bizwi ku buryo cyaba ari ikibazo cyajya gukangaranya cyangwa se kugera ku buyobozi bwa kiliziya. Biriya ni ibintu
biza bigahita, nubwo tudashobora kubitesha agaciro, ariko ntabwo twabishyira ku rwego rumwe n'abantu bafashe icyemezo kitari icyo guha ubusaserodoti abatabyemerewe, noneho bakajya no ku rwego rw'abasenyeri. Urumva ntabwo twabigereranya. Njyewe narabikubwiye ubushize ko biriya twabyita udutsiko dusa nk'udukubagana cyangwa se twivumbura, ariko ntabwo twabishyira ku rwego rwa shisime, kuko nta bayobozi cyangwa se abepiskopi baba bari inyuma ya kiriya gikorwa ku buryo twavuga ko bazigumura ubuyobozi bwa kiliziya bukabafatira ibyemezo, bukanabereka ko niba batisubiyeho hari ibindi bigomba gufatwa, ariko nta na rimwe dushobora kubishyira ku rwego rumwe n'ibyabaye uyu munsi. ubwo mwebwe byari akabazo toto. Twavuga ko ari akabazo kadakomeye, gusa igihe cyose hari umwana wa kiliziya, cyangwa se igihe kiliziya nk'umubyeyi ibona ko hari umwana utana, biri mu nshingano z'ubuyobozi bwa kiliziya kumugarura mu nzira nyayo. Padiri Abudoni avuze ko papa ari we ushinzwe kwapuruvinga ko habayeho shizime. Ubwo ni ukuvuga niwe ufite ubwo bubasha bwo kubikora, ariko bisaba ko ubwo n'urwo ruhande narwo ruba rwabimeze, hari rwanditse cyangwa rwabisabye. kugira aho ngaho shizime zigira ibintu bitandukanye, ariko nk'iyo nahoze mvuga y'abarotodogisi yari inashekeje. Urabona icyo gihe kuva i Roma ujya Constantinople byashaka gufata iminsi myinshi, nta ndege zabagaho, ntaki, bashaka gufata ubwato bakagenda mu mihanda. Icyabaye nuko umukaridinali yavuye i Roma, iyo wari yanditse excommunication au cas où baganira kumva ibyo kiliziya yemera kandi yigisha. Ariko icyaje kubona ubwo yagezeyo arubitse ariko avuga ati muravuga ibi ndahita ndusohora. Akabikora papa wamwohereje yarapfuye, ntiyabimenye kuko kera abantu bajyaga mu rugendo bakamara ukwezi bataragera aho bagera. Umuntu wakoherera akarwara agapfa, kiliziya ikaba idafite umuyobozi, wowe ugafata ibyemezo. Niho papa Paul wa gatandatu na Tenagorasi bahereye bavuga bati n'ubundi irya baruwa Kardinali Umberto yabahaye ntabwo yari afite ubushobozi kubera ko yari ahagarariye umuntu wamaze gupfa atarabimenya. Urumva icyo gihe ariko bahubwe baduhaye yari uko bari bahari, umupatiri shoboka yari ahari n'abantu be bamukurikira barayiduha, baravuga ati namwe turabesikomine, namwe nimugende. Ariko yacu ntabwo yari valide, kuko umuntu ahagutuma akapfa wowe ntubimenye ko yapfuye, ugakora ibintu mu izina ryatakiriho. Kano ni comment ça fonctionne pas. Iyo papa yapfuye donc intebe iba nta muntu yiriho, nta cyemezo gikomeye kigomba gufatwa. Urumva niba papa ariho niwe ushobora kutubwira uti akabexcommunier, ibyo ntabwo yabikoze. Aracyabahamagara itanko la main, aracyabahamagara ati nimuze nyabona ngende umubyeyi, nimuze. Ubu niho bikiri, bari kwivumbagatanya. None mu mateka ya kiliziya kuva muri 70 bivumbaga kugeza uyu munsi, hashize imyaka 76 ni myinshi, ariko mateka ya kiliziya amaze 2000 ans. Ko kiliziya cyahamagara nta na rimwe nta mupapa n'umwe urabexcommunier nabo, kandi ntabwo bari excommunier kiliziya, nta nubwo baravuga ngo turagiye, burya bavuga ko ari abagatulika bakora ibintu kandi ariko burya nta na rimwe bigeze bavuga ko atari abagatulika. Niko bavuga byo. Urumva rero ntabwo wayita shizime, byo ntabwo bikunda, biracyari muri y'imyivumbagatanyo kugeza umunsi umuyobozi wabo azaza aho ati turagiye, cyangwa se kugeza umunsi umupapa ko batangiye ku gihe cya Paul wa gatandatu kugeza uyu munsi nta mupapa n'umwe urabexcommunier. Icyo bakora no kubahamagara ngo bagaruke kugeza n'uyu munsi wa none. Ikindi nari ngiye kukubaza muri iyo context n'ubundi ibijyanye n'ububasha bwa papa, ubwo yenda afite ububasha bwo gutangaza ibyo, ariko hari n'ubundi bwinshi afite. Fondoma theologique ya autorité ya papa ni iyi. Ese papa ashobora nko kubyuka, njya mbibona nko mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika, nk'umuntu ashobora kuba ku nyanga runaka cyangwa n'undi wese agahita ashyiraho. Hari akantu kera twize mu byo nize muri kaminuza, bari kuvuga kuri agenda 21 bavugaga kuri biriya bya nouvelle ordre
ariko oya nari mbijyanye mu bindi, ariko agenda 2021 hari harimo icyo bita international legal instrument, kugira ngo implementing bayishyire mu bikorwa. Hari harimo icyo bita ngo international legal instrument, ni ukuvuga agahita akora itegeko azakoresha nka instrument yo kugira ngo agere ku kintu runaka. Ndashaka kuvuga mwebwe ibyanyu fondoma teologike nyine ni iyihe, ku buryo umuntu adashobora nko kukwanga wowe agahita ashaka akazinduka ashyiraho nk'itegeko rituma nyine ibyaba bisenya. Okay. Ahangaha wenda dushobora guhera kuri fondoma ya Bibiliya, uvuga ati papa ubundi ari hehe muri Bibiliya? Ububasha bwe bukomoka noneho nyuma ko ati wenda muri teoloji ko yagiye badevelope no mu mateka, papa ni muntu ki, kuki agomba kubahwa cyangwa gukurikirwa mu bintu byose kiliziya ikora? Aha muri biya twebwe hano tubihera, wibukaho Yezu yabwiye Petero ati uri urutare, kuri urutare ndashingaho kiliziya yawe yanjye. Cyangwa se abwira Petero ati amubwira ati ragira umukumbi wanjye, komeza abavandimwe banjye mu kwemera. Aho ngaho no hano duhera tuvuga ko muri Bibiliya biranditse ko Petero nyine yahawe ubwo bubasha. None mu bijyanye na teolojiya, kiliziya yemera ko papa ari umusimbura wa mutagatifu Petero, akaba afite umurimo wo kurinda ubumwe bw'ukwemera no kuyobora kiliziya yose. Niko kazi ke ka mbere. Nta kazi ka papa mu by'ukuri ari ukwirukana abantu, ahubwo ni ukubahamagarira guhora bagaruka. Noneho mu mateka nayo tubirebye kuva mu binyejana bya mbere, kiliziya y'i Roma yagiye ifatwa nk'ifite umwanya wihariye mu kurinda ubusugire n'ubumwe bwa kiliziya, ndetse no gufasha mu gukemura amakimbirane agenda avuka muri kiliziya mu buryo bwinshi butandukanye. Urumva rero ni muri ubwo buryo twe twumva papa. Nta kintu nk'umugaturika wakora cyangwa na kiliziya yose udaciye kuri papa. Ikindi bibaho ko ushobora kuba uri umugaturika, hari ibintu utemeranyeho na kiliziya, uvuga ati ikintu sincyumva, ibi n'ibi, ariko utaragera kuri nivo yo gusuzugura cyangwa se kwangisha abantu ubuyobozi bwa kiliziya. Ko abantu baribaza, burya muri kiliziya gatolika tugira abapadiri b'abateolojiyen bakubwiye ibintu ukanibaza niba ari n'abagatolika ubwabo. Ariko igihe cyose avuga, kuko niba turi mu ishuri tukaba turi gutekereza ku bintu, baduha ubwo burenganzira bwo gutekereza gauche à droite, ku buryo explore ibintu ukabyumva. Ariko kugira ngo uzabisohore ubishyire mu bantu, bigomba kuba byamaze kuyungururwa non seulement kugira ngo abantu babyumve, ariko barebe ko binajyanye n'ibyo kiliziya yemera kandi yigisha. Ibyo byose rero bibaho, ariko kugeraho uvuga ngo ngendagiye cyangwa se nemera papa, aho ngaho niba bitangiye guhinduka kujumbagatanya na schisme. Ariko mu bisanzwe abagatolika ntago bivuze ko uyu muntu ari umugatolika atekereza kimwe n'undi. Ushobora kuba ndi umugatolika ntekereza uburyo bwanjye, ariko ndi umugatolika. Ariko hari ibintu bimwe nemera nkoraho nkavuga nti ukimpaye nagikora uko, niyo ukigihawe ni mupadiri yagikora. Niyo mpamvu ubona nko mu kiliziya y'abapadiri dusoma misa mu buryo butandukanye, ariko twese turi abagatolika. Twigisha mu buryo butandukanye, ariko twese turi abagatolika. Hari amaprincipe tutarenga. Ibintu rero bijya kwivumbagatanya bikagera kuri schisme watangiye gukubita kuri za principe nashinze kiliziya. Kandi izo principe nizo zikomeza kuyiha umwimerere wayo, identite. Nituma papa apfakaza undi nawe agapfakaza undi, kiliziya igakomeza ari kiliziya. Umuntu ku buryo n'uwazuka nyuma y'imyaka 500 yayimenya akavuga ati iyi ni kiliziya nasize, n'ubwo basigaye baririmba mu Kinyarwanda. Hari ibidahinduka. Ibidahinduka nibyo twita tradition avec grand T. Bya bindi twahawe n'intumwa za Yesu. Mbere yuko nkubaza ikibazo kuri tradition, ndashaka kubaza Padiri Gatete, abakristu bakire gute ibi bintu byabaye none bya fraternité sacerdotale? babyakire bate ko mwebwe muri abahanga mu bya teolojiya, mufite ukuntu mu biha igisobanuro kugira kitabahungabanya mu kwemera bo, kandi badafite iyo bagage nk'iyo mufite, bo babyakire bate? Uko bagomba kwakira ibintu biri kubaho ni ukudakuka umutima, kuko ubundi
kiliziya ntabwo yubatse ku bantu. Iryo ni ijambo Yezu Kristo ubwo yatwibwiriye igihe yahaga Petero ububasha, yavuze ko n'ububasha bw'ikuzimu butazigera burwanya cyangwa butsinde kiliziya. Ijambo rya mbere ni amizero, ni ukwizera ko nubwo ikibi kigaragaza mu bukana bukomeye, nta na rimwe kizigera gisimbura icyiza. Icyiza kizahora cyitwa icyiza, kiliziya izahora ari kiliziya ya Kristo. Icyo nicyo cya mbere nakwifuriza umukristo wese ubona ibi ngibi bisa nk'ibihinduka. Icya kabiri ni ugushishoza. Gushishoza bizafasha umukristo kubaho neza mu kwemera kwe. Icya gatatu rero ni ukubaha no guha agaciro umurimo wa gisaserdoti n'uruhererekane rw'intumwa nk'uko padiri yize kubikomozaho. Ariko ibi tuvuga ku bakristo bafite ubuyoboke cyangwa se icyo twakwita devotion mariale, babizi neza ko ibyo bintu byahanuwe, byavuzwe n'umubyeyi Bikira Mariya mu mabonekerwa atandukanye, haba i Fatima umubyeyi Bikira Mariya yadusabye kujya tuvuga rozari dusabira kiliziya n'abashumba bayo. Hari n'andi mabonekerwa yabereye mu Buyapani, wenda atarageze ku rwego rwa kiliziya yose, ariko yemewe ku rwego rwa diyoseze na Musenyeri Ito. Hari umubikira witwa Nyesi wabonekewe, umubyeyi Bikira Mariya amubwira ko umuriro wa Sekibi ugenda winjira muri kiliziya, ku buryo abakaridinari bazahangana n'abakaridinari, abasenyeri bavuguruza abasenyeri, abasaserdoti bakunda umubyeyi Bikira Mariya basuzugurwe, batotezwe, ndetse babe banagirirwa nabi na bagenzi babo. Ariko umubyeyi Bikira Mariya akababwira ko isengesho ari ryo banga ry'umukristo, dusenge dusabira kiliziya ikibeho. Umubyeyi Bikira Mariya yarabivuze ko kiliziya izahura n'akaga gakomeye mu bihe biri imbere, adusaba gusenga dusabira kiliziya. Umukristo twumva rero aho guhangayika no gutekereza ko ibintu byadogereye, nasenge. Ndabyibuka hari ikintu kiza kibaho mu myaka ishize, nawe urabizi, igihe cyo kuvuga ngo hemerwe ko bajya baha umugisha abatinganyi. Sinzi niba wibuka ibyo bihe kuntu abakristu bari bacitse igikuba cyacitse, ariko ngewe igisubizo nabahaga ni ugupfukama tugasenga. Igihe cyose kiliziya ihuye n'ibikomeye, umubyeyi Bikira Mariya yaduhaye ibanga, dusenge dusabire abayobozi ba kiliziya mu byemezo bafata, Roho Mutagatifu abamurikire, bagire ubushishozi, kandi natwe tugire ubushishozi, maze dore iteka turangwa n'amizero, amizero adatenguha, amizero adatamaza. Ngiki cyo nasaba buri mukristu wumvise biriya byabaye n'ibindi bikomeye byaze ejo. Ibanga umubyeyi Bikira Mariya yariduhaye ni dusenge dusabire kiliziya n'abayobozi bayo, kandi natwe ubwacu twisabire turangwe n'ubushishozi. Padiri arakoze cyane. Abakristu twabyumvise ko ibanga ni ugusenga, niko tugomba kubyitwaramo twebwe, ni rwo ruhare rwacu. Padiri Abdo, tugana ku musozo, mu kanya nari mvuze kuri tradition avec grand T. Nk'umupadiri w'umunyamateka ya kiliziya, urabona bariya bantu bitwa ngo fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, ku ruhande rumwe nta kuri baba bafite, kuko utubwiye tradition kandi bameze nk'aho bo ariyo bashaka kurinda, kandi wanatubwiye ko n'inshingano za kiliziya z'ubuyobozi bwa kiliziya cyane cyane papa ari ukurinda iyo tradition. Noneho bo ubwo kandi ukumva ko n'ubundi bari gushaka kugaruka ku mwimerere uko kiliziya yari imeze mbere, kandi twe twarayeditinze turavuga ngo reka bijyane n'ibihe tugezemo. Twe tweditinze tradition, ubwo ntiwasanga ahubwo ari bo bafite rezo. Icyo ni kimwe. Ubwo tugana ku musozo, utubwire n'irihe somo reso historique twakura muri no evenoma yabaye uno munsi, ubundi Padiri Gatete ahite aduha umugisha dusoze. Emi, urakoze. Twari tuvuze ku byagira tradition, niba ari bo bafite ukuri cyangwa ari kiliziya ifite ukuri ibyo ni ibya Nyagasani. Ariko wenda icyo umuntu yavuga, ntabwo twageze, wari uvuze ngo twarayeditinze, ahubwo twarayapudetinze. Sinzi niba wumva diferanse. Editing ibintu nko kubifata ukabihindura, nta kintu twahinduye.
ahubwo niba twavuze tuti umuntu ashobora gusoma misa mu kinyarwanda ivuye mu kilatini, ibyo ni apudeti, ariko ntabwo tweditinga, ntabwo ari ukweditinga, ni kuzamura ibintu ku buryo oya, abantu bose. nk'urugero padi, hari aho yenda bavuga ko nk'umuntu wabyaye atarasezeranye, umwana we ashobora kubatizwa kandi barabo Aha. ntibabyemera. ubwo se urumva nta hame tweditinze? Na kera abana barabatizwaga. Abana bakomoka ku babyeyi batasezeranye. Ni ukuvuga ngo abonye umumarene cyangwa umupare yaramujyana akamubatirisha. Ni ukuvuga ngo wowe Eh, utarasezeranye ntabwo ushobora kujyana umwana wawe kubatizwa, mm, ariko umuturanyi, umuvandimwe we uri mu mategeko neza ashobora gufata umwana akamujyana nka pare cyangwa marene. Ibyo na kera byabagaho. mm. Eh, ubwo muri bya wenda bindi padiri Gatete avuze rero, dushishikarizwa gusenga, ariko tugomba no kwiga tukamenya, tukajya ukamenye, hari igihe tukareka abantu guca bavuga ibintu imanza. biboneye ariko bitari byo. Mm, Na kera kose umwana wavutse mu buryo wavuga wenda budasanzwe, ariko navuga ntabwo mm, yaburaga kubatizwa. Icyo basaba ni mm, uko pare na marene bamufata bakamujyana. mm, Igihe ababyeyi batujuje ibisaba kugira ngo bajye kubatirisha umwana wabo, ariko umwana wese arabatizwa. mm, Nanone ku bijyanye na tradisiyo rero, ntavuze wenda uri mukuri cyangwa utari mukuri, mm, ariko urabona iyi fraternite yivuga ko irengera umuco n'ubutumwa kiliziya donc ifite kuva kera, kuva ku gihe cy'intumwa na Yezu, uko mm, byakomeza guhererekanywa mu binyejana byose. mm, Ariko ikintu yibagirwa ni uko uwo muco hari ikintu twita magisterium, mm, niyo idesida iyo bibaye ngombwa yuko usobanurwa. Ni mm, bimwe twavuze ka tuti ntabwo bafite uburenganzira bwo kudetermina ibintu. Lo magisterium igizwe na papa n'abasenyeri be, nibo bavuga bati iyi tradition ni iyi ngiyi, igiye gusobanurwa gutya. Iyo utari mm, muri abo ngabo rero kugeza uyu munsi wa none, ntabwo ufite uburenganzira bwo kugira icyo ubihinduraho. mm, Ni ukuvuga ngo kuba bafite ukuri cyangwa batagufite, nkeka ko nta kuri bafite, kubera ko nta bushobozi bafite bwo kuvuga ngo uyu muco twasigiwe n'abasekuru bacu muri kiliziya tugiye kuwuhindura, kuko uhindurwa na magisterium kandi bo ntabwo barimo. mm, Bashobora kubikora ku giti cyabo, ariko ntabwo bashobora kubikora mu izina rya kiliziya, kubera ko ku ruhande rwa kiliziya gatolika, kiliziya yemera tradisiyo pe, ni umutungo w'agaciro ukomoka ku ntumwa, ariko kandi yigisha ko uwo murage usobanurwa mu buryo bwemewe na magisterium ya kiliziya gatolika. Ni ukuvuga ububasha bwo kwigisha kiliziya iha abepiskopi bafatanyije na papa. mm. Aha niho haturuka imwe mu mpaka zikomeye nyine hagati ya Roma n'aba bagabo, kubera ko bo ntago barimo aho ngaho, bashaka gukora akazi katari akabo, Mm, nko gushaka kuyoborera igihugu ahatariho. mm, Bavuga ati igihe mfite ukuri, ariko uvuga ati se ukuri wo gufite, ariko se uhagaze kugira ngo ukore ibyo bintu. mm, Urumva rero ntago navuga ko bari mu kuri. Ukuri kwabo kwaba kuza bagasanga abandi muri kiliziya bagafata kureba gusobanura iyo tradisiyo bavuga, ariko nabyo kubivuga kugira ku ruhande rwabo mm, barebye agace kabo barimo, batarebeye kiliziya yose, urumva nta kuri baba bafite. nibyo, kuko hari ibintu nabyumvise ko ari akantu k'ububasha badafite, niko kabisobanura. Mm. Mm, Ikindi, kiliziya iri complexe ku buryo iyo papa aba afite information za kiliziya yo muri Indonesia, yo muri Brazil, yo mu Rwanda, yo muri Cote d'Ivoire, yo muri Amerika, bitandukanye na groupe y'abantu bava mu muco umwe, bose b'abazungu, bose bumva ibintu kimwe, bakora ibintu byabo gutyo, mm, ariko bakibagirwa ko hari na kiliziya mu Buhinde, hari na kiliziya mu Bushinwa, hari na kiliziya muri Vietnam, hari kiliziya muri Afrique du Sud, hari kiliziya muri Zimbabwe urumva utwo tuntu twose papa rero areberera abo bantu bose, mm, kandi bose bagiraho information, ndetse na discernment akora, ibyo twita kugisha inama Imana, abikora akoresheje abo bantu bose mu buryo bwagutse kuko ari papa. mm, Ariko bo c'est vraiment empty group y'abantu batekereza kimwe. Abo bantu rero ntabwo batekereza kiliziya yose ngo bikunde, ni nawe ubona nyine ko bari mu makosa, mm, kuko birya baba bashaka kuvuga ngo iki ntikivaho. Akenshi ubireba byose ukabitatura, usanga ari ibintu biva mu muco umwe, ko kiliziya igizwe n'imico myinshi. mm, Eh, nibyo.
ndabyumvise ndumva ari ibyo. ikindi nari nkubajije ni irihe Padiri reso mbonye agiye. ashobora kuba agize nk'ikibazo cya telefone nk'umuriro ukaba umushiranye. Icya nyuma ni ukuvuga reso historique dushobora kuvana muri ino insida ya none. Icyo navuga cyo haracyari kare, amateka ntabwo biraba amateka, turi kubibamo ubu ngubu, ariko iyo twabonye mu mateka bijyanye n'abantu bashaka kwitandukanya na kiliziya, ni ukwihangana na patience no kubasengera no kwirinda kubavugiraho amagambo mabi no kubacira imanza, ubundi tugategereza tukareba icyo nyagasani abikoraho n'igihe. Ubwo ni ukuvuga muri byane twavugaga byo guha agaciro igihe, tutegereze uko bizarangira, ubwo nibyo bizaduha kugira icyo tubivugaho. Naho kugira icyo umuntu abivugaho ubu baracyari kare pe, cyari kare, nibwo bikiba, turi kubibamo. Kugira icyo ubivugaho rero urumva haba hakiri kare. Nibyo Padi, urakoze cyane, turagushimiye n'abakunzi ba Emi Pro Media turagushimiye cyane ku rumuri utanze, kumurikira ubwenge bwacu no kwemera kwacu no kuduhumuriza, kuko bino bihungabanya abantu benshi. Ubwo ngubwo dushyizeho akitso nk'uko twari twabivuze ubushize, cyagiye ibiganiro twari twagikoze abantu baragikunda, ariko kubera ko wari uri mu masomo ntibyakona, none ubu ngubu twafatiyeho, noneho ubwo ni urugendo rukomeje kugeza kiliziya uyidushyizemo ukayitsindagira mu mitwe yacu igakwiramo. Sawa Emi, urakoze. Padi, mwadusabira umugisha. Ubaye Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka n'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amina. Padi, murakoze cyane.